Hello guys, nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye kabisa, muri inshuti zanjye abakobwa, abahungu, abapapa, abamama, abana bato, namwe ndabakunda cyane. Sasa ntabwo nigeze mbasharinga testimony zanjye zigendanye nuko rimwe na rimwe nayo ndi umuntu wemera Imana cyane, ariko anayemera cyane. Rero nkunda buriya kuririmba, buriya mfite n'impano yo kuririmba, abantu benshi ntabwo bari babizi, ariko ntabwo nigeze nyine nifuza kujya mu muziki. Ariko nkunda indirimbo nyine zo mu bitabo cyane z'abarokore, niyo mpamvu ubona nanjye nitwara nk'umurokore nyine uko bisa kose, nubwo ntakizwa cyane ijana, ariko ndagerageza. Hari indirimbo nkunda ivuga ngo niba ari kangahe ntabwo nibuka neza, ariko iravuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, ntakiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane no kwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda ubwo ntakwiriye, ndeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimbira iteka ryose, nzajya mubaza Imana nti Yesu ni iki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda ubwo ntakwiriye. Okay, indirimbo rero iramfasha cyane, wenda ifite n'ibindi bice ariko ikunda kumfasha cyane kuko ahantu ifasha cyane nyine. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Mu by'ukuri nta muntu ukwiriye tu, ntabwo uko niyumva, uko byo nkora, uko nkizwa, ntabwo ntekereza cyane ko ndi umuntu ukizwa cyane ku buryo Yesu yaba ankunda, ariko ako karongo nkacaho ati nubwo nakwiriye ariko nishimiye ko Yesu ankunda. Rero hari igihe rimwe na rimwe umuntu ajya ahura n'ibibazo byinshi cyane. Ku bantu bemera Imana, twemera n'izindi mbaraga, ukemera ko nubwo wenda ari mu bibazo bikomeye, ariko ujya rimwe na rimwe wishimira ko Yesu agukunda. Ikindi kandi wenda ntugicumura, nkuko igice cya kabiri kivuga ngo niyo nyobye nkamushavuza. Turi ku isi, ntabwo turagera aho Satani atarasa imyambi nk'uko abantu bakunda kubivuga, cyangwa nk'uko Bibiliya ibivuga. Niyo rero uyobye ugacumuza umwami wawe, ujye wibuka kumusaba imbabazi, nawe azakomeza gukunda. Ikindi rero indi ndirimbo ikunda kumfasha ni indirimbo ivuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro, naho hazi ibyago byinshi ndamahoro. Yesu ni umukiza wanjye ndamahoro. Ninagije Imana Data nguma ujye wumva ko wese agukunda uri amahoro. Niyo korona yaza, niyo haza ibindi byago byose, niyo wapfusha umuryango, niyo wabura inshuti n'abavandimwe, niyo wabura ibyo kurya, ariko kuko Yesu akuzirikana
icyo cyonyine kiba ari promesse wishingikirijeho ko uri amahoro. Rimwe na rimwe rero wenda ku bantu wenda badakunda kubigira akamenyero, kuririmba ni byiza, biraruhura. Kuririmba cyane cyane indirimbo zo guhimbaza Imana biguhuza n'Imana mu bundi buryo, ukaganira nayo cyangwa se ukabasha kwikonsora ibibazo bikugarije. Satani ntakakwihebeshe ngo wumve ko nyine ibintu byacitse. Take time, ujye ufata akanya uririmbe, uzajya wumva ubohotse neza cyane, urusheho kwegerana n'Imana. Uyu munsi rero narifuje kubagezaho ibyo bintu bigendanye n'imyemerere, bigendanye na gospel. Mubwira ngo gospel irafasha cyane. Rimwe na rimwe nawe ufite indirimbo ikunyura, ushobora kuba wenda uri umukatolike, ushobora kuba uri umuyisilamu sinzi wenda niba bakunda kuririmba, ariko ushobora kuba uri umudive. Ariko baravuga ngo indirimbo barakora turirimba, bavuga ngo buri muntu mu itorero abe uwejejwe, buri muntu wese mu itorero abe uwejejwe muri ryo. Nta torero rizajya mu ijuru, nta dini rizajya mu ijuru. So nta rwitwazo rero, aho uri hose ushobora gukorera Imana, ushobora gukora neza, gukiranuka. Ntabwo bisaba kugira ngo uri umwadeperi, uri umudivantiste, uri partout. Aho uri hose, uwo uri we wese, aho wavukiye hose, ushobora gukorera Imana. Jya wumva rero ko mu bihe bikomeye, mu bihe byiza, abantu benshi dukunda kwegera Imana y'ibintu byakaze. Ni byiza, ariko buriya mu byiza no mu bibi tuba dukwiye guhora dushima Imana, kandi twizera ko n'ibi byorezo turi kubona bya corona bizagira iherezo, kuko iki corona ni akantu gato cyane mu byorezo byinshi byagiye bigoreka imbaga. Ariko icyo twizeye ni uko Imana ihari ku bwacu. Nitwa Didas Niyibizi aka Zoom TV 24. Kanda subscribe, kanda kukameza, kandi subscribe, ntibagire gukanda n'inzogera ihitiza kugira ngo video zizajye zikugeraho mu buryo bwa notification. Abadafite ibyo kurya, Yesu ni umukiza wanyu, ndamahoro. Bye. Imana ikomeze ibarebe neza.